Ndi papa sava. Oh, chérie. Karibu. Ese kandi dupfuye cyaka kanya. Nese kutanshubura. Endo gusohoza. Ese ko warakaye baby, ko warakaye. Basi nsuhuza. Ubwo urandeba ukabona nishimye. Ese habaye. Nyine urabona nishimye. Ngareba izuba ryose njewe. Ese byagenze bite chérie? Ubu urabona ntarushye. None se ni wowe wabyiteye ari? Ninjye wabyiteye. Sibyo? Byagenze bite? Ninjye ugomba kwitegera. Ninjye ugomba kwitegera cyane wowe ugomba kunegera. Chérie. Ese ubundi kuki utaje kuntora? Ko se ntabwo nakubwiye ko imodoka imwe garage. Imodoka? Ugira imwe. Wanze ukavuga ngo chérie nongere no kumvugisha. Ko rero ejo nakohereje amafaranga. Wari gufata taxi vatire ukaza. Ntabwo nakohereza amafaranga. Murasetsa. Njye mwihanganira inshuro zingaho kamamagara chérie. Ku buryo mbwanga amafaranga wanyoherereje ejo yagomba kuba ya taxi uyu munsi. Ayejo nayo uyu munsi wagomba kuma yandi cyangwa ukaza kuntora. Ntabwo nonye no kumamagara ngo chérie. Chérie njye nizanye n'izuba ringana gutya chérie. Ngaho basi sorry iki byo ngibyo biravaho. Sorry basi. Ndanze. Chérie ngaho mbabarira basi. Ntabwo uzongera kugenda n'amaguru. Sibyo? Ntabwo uzongera kugenda n'amaguru basi. Ako uyu munsi byabaye. Uyu munsi nyihanganira basi. Sibyo? Ngaho nsuhuza. Ndanze. Wambabariye. Ndanze. Reka nkubwize ukuri. Bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma. Ntabwo uzongera kugenda n'amaguru. Nzajya nza kukwifatira. Sibyo? Basi ngaho nsuhuza. Ariko sinsuhuza ubishaka. Singusabye imbabazi. Izuba ryanteye umutima mubi. Singusabye imbabazi. Nazo ko. Basi sorry chérie. Basi sorry, sibyo? N'imitsi yareze. Ngaho wigira umujinya basi. Nakubabariye ariko. Ngaho unsuhuza se. Se sinagusuhuza. Ngaho hindukira unyereke ndebe ko operasiyo yagenze neza. Wow! Wabibonye? Subiramo. Mfasha ariko. Gake. Reka nkubwize ukuri rero. Ibi nibyo nari nkeneye. Ye baba we. Iki se? Iki? Si wabibonye se? Babikoze neza. Ego. None se ni iki? Intoki zawe zikomeye. Ukoza wiki. Reka ngoreho n'ubu. Si wabibonye se? Oya reka ngoreho n'ubu. Ntabwo wabibonye. Urumva nuko umunyarwanda nawe ngo ukabye wabirebye si ngombwa gukoresha intoki. Basi reka ngoreho n'ubu. Oyesha. Urumva iyo uvuye kwa muganga badutegeka yuko urukumva nta wundi mu rugomba gukoraho kuko bari imibiri yacu twikorera gusa. Aya ntabwo wakoraho pe. Oya nawe. Niko. Ngaho se nkwa kukawa yini bebe. Ariko se ibintu byose uzi ko byahindutse. Iminsi tumaze tutabona nawe warahindutse ahantu hose. Ntukinywa bagushyirishirizaho iki chérie? Bafite iki? Ikidari se ni iki? Wamitiyemo. Guhitiremo? Ukunda ifi ndabizi. Sibyo n'agafiriti? N'agasalade? Linda wamitiramo. Hatungi! Hatungi! Bite? Ugiye kumubwira iki?
narinzi ko naguhitiyemo. Okay, kaceceka. Ometeremo. Isamake iyo ni iya mbere. Gigot de chèvre niyo mpisemo gigot de chèvre kandi hatongeze kuyikora neza nta kibazo. Okay, n'ifi bayishyireho nta kibazo. Isuku ibyo byose ndabirya nawe urakaze. No se nidusangira niko hatu biti mukomere cyane. Yego Sheri arashaka gigot de chèvre. Irahari? Irahabaye rwose. Irahabaye. Urebe isamaki itari nini. Agasamaki iringaniye no. Tezi kilo n'inusu n'ibiro bibiri. Oya, y'ikiro. Nayo yishyireho. Yego. Isanzura rye icyo ashaka. Hanyuma urateka agafiriti. Ifiriti ariko mu mavuta mashyashya. Isuku sibaye byinshi. Sibaye byinshi. Ese wariye? Nta kibazo burya niyo bibaye byinshi. Turakora na take away ukabona. Ya ntago twaje kujyana ibiryanga. Nibiba byinshi nawe uraba wungutse. Bon. Biramara iminota ingahe? Ifi iramara isaha imwe n'igice. Gigot de chèvre ni isaha. Ariko buriya bigenze neza. Oya, ubwo urabanza gigot de chèvre. Ifi iraza nyuma. Kubera ko mbere nta kuntu nazana twa mizigere udukinisho tw'urwasaya hari kabrochette kumwijima ya kabrochette k'inkoko kabrochette shuku utavuga. Nta kibazo. Akabrochette k'inkoko akijima iki? Akabrochette k'inkoko. Nta kibazo. Hanyuma ibirayi kimwe cyonyine. Kimwe agafiriti niko se ntabwo mwagashobora afite. Okay, kamwereke. Nimbuzi uturiyonezi pomme de terre tourne na risore. Baguhaye risore. Karisore. Okay. Ubwo mu minota 15 ndabanzanye brochette. Nyaruka ahubwo urimo ratinda. Ndimba nta akanya. Gerageza. Ndabizi urashoboye. Cyane rwose. Urimo kuvuga ngo ariko uzi ko watakaje ibintu uri yakiriya gihe. Ntakazi bikini. Kwa muganga reka ko iyo gahunda wibuke ko uriya ntabwo byatakare byinshi. Meze neza ariko. Ndimo ndagenda nyira gake naramenyereye meze neza. Ariko se ukira ntiwambwiye ko ari ukugenda ukikozayo ubundi ukaza bitunganye. Ariko ntago bibabaza kuko iki nari ubwa mbere nari ngikoze. Sibyo? N'igihe uba wumva nyine ufite akoba iyo urwaye ugize agaheri uhita wenda uvuga ati niko kabiteye. Cyangwa wakumva ari ijisho rikubabaje ukajyana niko kabiteye. Nyene niyo mpamvu mbwira ati ndacyarimo gukira gake. Mvuga ati wenda ejo mvaga urutugu rumbabaza nkagira nicyo cyabiteye. Ariko ntaho bihuriye. Sembe. Ntaho bihuriye. Ariko wumvishe ko n'ingendo byahindutse. Warabyumvise. Ukuzarebe ko byahindutse. Yende kugera mu muhanda gake nyine kwa kunde kwanjye. Ukabona abantu bose bari kukureba. Oya se kandi ariko abagabo batarimo. Njewe ntawa narikoresheje ikibuno cyo kwereka abandi bagabo. Aiga nawe ukunda ikibuno. Ariko nawe nane se ko cyo kubukore wenyine. Okay, nago ngiye mbaho umwanya ariko barande bagakeye. Nicyo kibazo ubajije ntago wagomba kukimbaza. Basi so. Wagombaga kumva ko ninjye washoye imari muri icyo kibuno hatazagira umugabo. Ariko dore zavuna umugabo. Ariko nk'ubwo tukaba turi kumwe hakagira nk'ikibi cy'ikiruro. Wari ukureba gusa. Baraga baravuga ngo nazihingamo. Ubu reka nkubwire rero nta kintu ubu ntagiye kujya nguha. Nsaba iki kindi? Nsaba iki kindi? Ahubwo se waransabye uburiki. Waranyegereye uburiki. Ubwo rero ntabwo nzongera kwicwa n'izuba ndashaka n'imodoka.
ukundi iyi nimwe mamuzi inziza ariko reka oya uretse nako nzagutungura shiri ngwino kinyicazeho ngwino kinyicazeho shu nze nkwicareho kinyicazeho icyo kibono nanjye nyumve nyine nisubwo uko ntarakira neza ndakwicaraho gute tarakira neza kandi mfa ahubwo amezi atandatu yashira utarakira narumva kwa muganga barambwiye nakicara ahandi ku buriri ku ntebe ariko bambujije ko nakicara ku muntu nyine kubera ko ese bari bazi ko uzicara ku bantu ese bayobewe ko nari umuntu nyine bazi yuko bishoboka so umva okay ubwo ku buriri nta kibazo ubwo ku buriri byemera ntacyo nari nafashe icyumba n'ubundi nari nafashe icyumba ubwo ntacyo n'ubundi uranyicaraho ku buriri sibyo se mfite ikibazo ufite ikihe kibazo se ahise ibibazo byawe ntibishira we reka nkwereke shaka ukuntu ibibazo byawe byose ubishyira ku rutonde mbikemurire rimwe mbanatinye n'abantu bari aha ngaha egera hino mubwire ngaho mbwira nyine nyegera numva oya icara ngaho nyegera gato nyine we nyegera ariko udahagurutse aho ngaho uri gushaka guhaguruka akankoraho kandi nabwe we nyegera nkubwire nese ndakubwira sha kuri izo ntoki zawe wenda kubwira mu gutwi kwawe nyine urumva uzi yuko ndi mu minsi yanjye ariko reka nkubaze oya nawe ukabije kabisa ukabije rwose iminsi yawe uyihoramo se amezi atandatu yose tumaze tutabonana iyo minsi ese ko utagishaka kunyumva oya nawe ugerageze nese ngerageza erega ibintu bibaho ariko igihe twahuye ni ryari utavuga ngo uri mu minsi nyine si icyo kibazo none se nimba umubiri warahindutse uko urumva nimba nagiye gukoresha bino bakankiramo undi muti ntari nsanga mu mubiri wanjye kugira ngo ngire gihindukaho n'ibindi bishobora guhinduka reka kuko n'ubuzima bw'umuntu urumva bwitira buhinduka mbere y'uko ukoresha ikibuno se mbere y'uko ukoresha ikibuno bwo ntabwo wambwira ko uri mu minsi oya urumva kuko nyine ndanatangiye kubyitegura mu minsi yawe ndashaka no kunyumva ariko noneho ahubwo ngewe mbona ahubwo aricyo kibazo twari kubanza kuvuza niba uhora mu minsi njye numva aricyo kintu twari kubanza kugira n'icyo kibuno kikaba kiretse nkabanza nkakuvuza iyo minsi yawe uhoramo tujye tuvugisha ukuri nk'ubwo mba nkubwiye ikibazo cy'umukobwa wese sibyo ninjye mukobwa wa mbere mubanye ku buryo wakumva yuko umuntu ajya mu minsi akagira ikibazo cyane wowe wa mbere ninjye wa mbere ugiye ahubwo abo ngabo ntabwo barameze neza iminsi ihoraho se kuva kwa mbere ku cyumweru kwa mbere ku cyumweru nyine ejo twari turi kumwe ariko noneho iyo uvuze ko turi bubonane iyo minsi yawe ihita nese wabibaza njyewe ninjye yumva gusa se nese wabibaza njyewe ubu mbega nidutandukana iyo minsi urahita uyivamo abantu bamudashaka kumva njya ngubwiye ejo ko nari ndimo ejo niwamamagaye ngo tubonane uyu munsi ndaje nyigiye mwese ikosa ni iryanjye reka rero mbanze nkubwire ikintu kimwe kandi unambabarire cyane urumva icyambere cyo ugomba kumenya ko mfite umugore nta kindi kintu neretana nawe nta bundi ni ukumara ibibazo tukagira ukanyaka icyo ushaka tugatandukana ukagenda rero iyo minsi yawe mibi iyo minsi niba ari na mibi niba ari na myiza ibyo ntabyo nzi ndayirambiwe mu kanwa kawe ngwiki njyewe iyo minsi ndayirambiwe urakeka ari njyewe uri kuyobora umubiri wanjye se ngo bize se oya genda ejo mu mezi atandatu ashize wigeze hari ubwo twigeze duhura ukambwira ko utari muri iyo minsi nakubwiye nimba byaje tutahuye ikosa ni iryanjye nawe ntugakabye pe nanjye jya umenya ko ndi umuntu ngushoyemo amafaranga nkoresheje ikibuno ntabwo nkejoyinze ubwo se
niba nenjoyinze icyo kibuno nakoresheje ikindi dupfana se ni ngushoye iki ngushoyemo amafaranga uyashora muri inde none se nta mafaranga se amafaranga miliyoni ariko uzi gufata miliyoni 3 ugashora ku kibuno gusa ikibuno cyane cyagiye kuri nde ku buryo wabivugiraho nimba ari byo none yisubize ngo iki yisubize gute amafaranga ngo kugira ngo nitereho ikibuno kijya mu mubiri wanjye nimba twavuganye bakubwira ikibazo cyabayeho ese ko icyo utari gushaka kumva oya nawe ntugakabye nkabije gute se njye nakubwiye ikibazo reka nkubwire reka nenjoyinga ikibuno nakoresheje nta n'ibindi ndi kugutereta nakubwiye ko mfite urugo urabizi mfite umugore ibindi byose byo kugushoraho amafaranga nkakubwira niba njye narakubwiye ngo nkunda ikibuno icyakora cyo bagikoze neza uko ngishaka nuko nguko reka nyenjoyinge rero ese ubundi ndakubujije none se ninde wambujije ntabwo ari wowe none se si wowe nakubujije gute ntabwo rega nakubujije okay ngaho rero reka nkore kandi nakubwiye ngo ndi mu kwezi kwanjye oya reka noneho mbe oya ariko se ndeka njye nakubwiye ndeka ndi mu kwezi umuntu ari mu kwezi nta muntu umukoraho ariko ibyo ngibyo bintu burimo ni ibiki iyo umuntu ari mu kwezi nta muntu umukora uragira ngo umuntu akubwire ngo ikibazo ko turi kwiteza abantu bari aha ngaha ngende pasava bite ko mutameranye neza ni akantu k'akabazo gatoya ni bya bindi by'abantu baba bari kumwe ntihabura akantu ka kidobya kazamo hari ibyo tutari twumvikanyeho ariko abantu bari bambwiye ngo muri gusakuza cyane ni ikihe kibazo se gihari harya ntabwo nakubwiye hano rero buriya bakagwa uru ni urwagwa uru rwagwa ruba rwiza cyane umva hari ikintu se nakwemye ujya kuwinukiriza somo wumve ntiruryoshye ariko uriyemera oya njye byo byarananiye byarakunaniye uzi ko ubundi inzoga nyanzoga uzi ko ari iyi ngiyi ese kutarya akira shiri iyo ngiyo irakomeye igihe mbanze nkumvire uroroshye yashyize agasenda akimeze neza nta kibazo dore wowe urakunda kubi nkunda ukuntu ugira utyo ukayampindurira mu mutwe nyine kuberekeze ejo bundi wari ufite utuntu tw'utunweri dutoya maze kubona ko ubundi wowe ugendana n'igihe cyane reka mbwire buriya ibintu by'imisatsi myinshi ntabwo bikigezweho pe uba ugenda mu gitondo ukagakata undi munsi ukurikiyeho ukakamanura ariko nyine ukajya ubihindura gake gake ese nawe bitambereye noneho iyo bigeze kuri iyi nzobe yawe buriya nkunda kuva na kera mu buzima bwanjye nakundaga inzobe umukobwa w'igikara akangera imbere ntabwo ariwe ujya unserereza ngo ntabwo nzi ikinyarwanda si wowe none se si ikinyarwanda inzobe ubwo uzi ko muravuze ngo inzobe aba agututse gute hari agasimba kitwa inzobe njye uranda agasimba oya njyanda agasimba ntawe bihuriye ntabwo ari byiza none se mu kinyarwanda bavuga ngo iki ngo nyine ni agasimba oya umuntu w'inzobe ngaho sobanurira ntabwo mbizi ese kutabizi nyine ariko uzi ko nkuruta uzi ko ngeze ikinyarwanda nkuruta ndashaka ahubwo nkubwire ikintu nshaka buriya ugomba kunkorera kandi ugomba kugikora kugira ngo ujye wishima nanjye nishime sibyo
ndashaka kukwishyurira ushaka ahantu bakoresha siporo, bakora siporo. ndetse urabona nsigaye narabyibushye ku buryo bambwira ngo nkore siporo. oya ntabwo ubyibushye buriya mu bintu nari nkubwiye nkunda umukobwa w'inzobe kuva kera. ikindi kiyongereyeho nkakunda umukobwa ufite amabuno amataje urumva ku buryo ubundi nubwo yatambuka gutya nkamureba akongera akagaruka akongera agakurira nese tuvugisha ukuri uri kumbwira ngo nkore siporo sinteye nabi simbyibushye nabi icyo kibuno uvuga ndagifite urashaka nongere bingana iki urashaka nyine cya kindi kigaragara hari ukuntu oya ikibuno cyane ni cyiza ni cyiza utaza kugira ngo nakigaye ariko hari ukuntu numvishe ngo bari bakora hari ahantu bakoresha siporo noneho kikaza hano ku mpande nta ufite ikigiye inyuma ku mpande gutya usanga ngewe rero ariko ntibikurakaze ntese ukwiriye kurakaza ntabwo nkugaye sheri ntabwo nkugaye ntabwo ari ukukugaya ni uburyo bwo kugira ngo tujye inama. umbwiye uburyo bwawe yuko nakora siporo sibyo? yego abonoma ndayitanga nishaha ntange y'umwaka. nese ubundi kuko uhisemo siporo kuki utambaza ngene mbara ubundi buryo nakoresha? oya hari ubundi buryo wakoresha se nyine turimo turajya inama hari ikibazo se? nyine urumva siporo ziravunana kandi barabyoroheje hari ukuntu umuntu asigaye ajya kwa muganga bakamutera urushinge bigahita byoroha. urushinge? hano mu Rwanda se barabikora? reka nkwereke siporo ziravuna. hano mu Rwanda ibyo byarahageze? bitahagera se urumva mbikubwiye mbihimbye kandi urumva reka nkwereke reba gufata isaha yose ngo uri muri siporo ngo ushake ikibuno nuzi ko zikizanaza ariko aho ngaho igiyeyo iminota 5 gusa ikibuno gihita gitahana. ntabwo neze ko mu Rwanda hano byahageze. oya nawe ubwo niba byarahageze njye numvaga ubwo ibyo ngibyo nabyo nabitekereje ariko nkatekereza ukuntu uzajya mu mahanga wenyine ariko twajyana bari kujyana barabikora ahubwo mbwira nimba ibyo wemeye. icyo shaka ni igituma aya mata yo ku mpande inyuma ntibazakoreho inyuma uramenye bivuze ko nyemereye noneho hatazagira umuntu unkorera inyuma. ariko nanazi sibyo mbwira ahubwo birasaba iki? bagutera urushinge rukamara amezi 3 none urwo rushinge ni 3 miliyoni bakaruntera mfite amabuno nyuma y'amezi 3 nkasubirayo nkatanga amafaranga nanone aho kugira ngo urumva kubyuka nkora siporo isaha yose simba nzi nimba aricyo cyuma kizaza cyane. mu mezi 3 nyine nta kindi kiba kibujijwe kuri gahunda nyine nta kiba kibujijwe hari mezi 3 hari kiba kibujijwe? oya nta kimwe nta mbega ubuzima ariko siporo no gukomeza. oya siporo nta kibazo njye nakubwiye ngo ikintu cyatuma uzana aya mata yo ku mpande icyo ari cyo cyose nagitanga. ni na mpamvu njye nayo mpisemo siporo. ntese ukaba uvuga ngo umukoreho hano? ntabwo aribyo nahoze mubwira se. ntabwo wemerewe gukoraho umuntu niba atabishaka. ntabwo aramutse abishaka ntabwo wamukoraho ku karubanda urumva? ibintu byose yabyanze pasava nkubwiza ukuri namubwiye ko nafashe n'icyumba ariko atangira kumbwira ngo ari mu mihango ngo ari mu minsi ye ngo imihango. none rero ngewe reka nkubwiza ukuri ibi bintu ngewe ndabona ahubwo ari n'imitwe arimo kuntekera ngewe. cyangwa utekera imitwe urimo urantekera imitwe ngewe ngewe n'icyo kibuno nakirebye nsanga sicyo. icyo kibuno nakirebye nsanga nta nubwo ari cyo ngewe kwanza noneho reka noneho nkurege ubwambuzi bushukana noneho ngiye kukurega nanjye itegeko rindengera ubwambuzi bushukana. papa sava nyine uko byagenze ngewe ubundi nari nikeneye sibyo? arangije ansaba yuko nakoresha ikibuno ngewe mubwira nyine amafaranga yama nyine kugira ngo ngikoreshe. sinaguhaye nese nigeze bako utayamaye waretse nge ngasobanura uko byagenze.
ndangije ngenda yafatanya ashora muri business yo kugurisha biriya bibuno nyine bitagize bya artificiel by'ibikorano kugira ngo bari abakobwa bagiye gukora ubukwe abagiye kwambara neza cyangwa bagiye mu bindi birori bagiye bashyiramo imbere babyambariremo none se urumva ubu nicyo wambaye business ngize nguga ko ari ngewe cyane kiguriye abandi wowe se icyo wambaye ni iki kimeze gite ni iki nyine urumva njye niyo business nakozemo nawe wambaraho mbese urumva rero nta nama najya ikibuno rwose ikibuno si ubwo ngubwo mu bitekerezo mu byanzureho nta nama hajyayo ukuntu tumbaraye ku mpande nkabona birifishifurira ukuntu wagira ngo bagiye bateraho karabasasu baberanye urampa amafaranga yanjye